Ndabashimiye abantu mukurikirana ibiganiro bya Hardcore News. Ifatwa nk'ikimenyetso cy'ubukungu ku isi, yateje intambara nyinshi hagati y'ibihugu ndetse n'abantu benshi bapfuye bari kuyihiga. Ntabwo irata agaciro, ahubwo kuva yavumburwa agaciro kayo gahora gazamuka. Iyo ntari ndimo ndavuga ni zahabu. Ese ubundi zahabu zimaze iki ku buryo iteza intambara hagati y'ibihugu ndetse n'abantu bose hora barwana, buri wese ashaka kugira ngo ayikwizeho agire zahabu nyinshi? Ubundi zahabu yose iri ku isi uramutse uyishyize hamwe byibura basi yakuzura pisine enye. 45 muri yo yifashishwa mu mitako ndetse n'imikufi, aho bayifashisha bagira ngo bayambare nk'imikufi. Aho usanga nk'urugero umuntu yambaye isaha ikoze mu zahabu, cyangwa se ugasanga n'undi yayambayemo nk'ishanete zahabu. Abandi bo bajya bayifata bakayishyira nko bakayibumbamo nk'ikintu bakayimanika mu nzu, cyangwa se ni ibintu byinshi bagiye gukoresha mu mitako, bayifasha mu mitako. Akandi gasigaye 20% yifashishwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga, aho usanga computer, buriya computer, laptop ndetse muri telefoni ubusanga hari uduce tugiye dukozwe na zahabu, bite ko zahabu ari icyuma kidasaza. Urumva nk'utwuma dushobora kuba twasize tugatuma telefoni ihita ipfa burundu. Aho ngo kenshi na kenshi usanga bifashisha zahabu, cyangwa se bakifashisha n'ibindi byuma none bikomeye gusatira zahabu, ariko zahabu aba ariyo mahitamo meza yo kuba bakoresha, kuko zahabu ari icyuma kiteye gisaza kidafata umugese, ndetse kikaba kinoroshye no kugicura bitewe nuko nk'ibashaka kuma gato cyane ku buryo kugacura byaba bigoye, cyangwa se kugahina kihinahina. Aho ngaho usanga ari bwo bahita bakenera zahabu. Akandi 35% gasigaye usanga gafungiye mu mitamenwa hirya no hino ku isi, aho usanga zahabu nyinshi ifungiye iherereye mu mitamenwa, iherereye muri New York ndetse no muri London. Ubu muri iyi minsi zahabu yarongeye ihinduka iboro cyane, aho Ubushinwa ndetse n'Uburusiya biri guhiga hasi no hejuru zahabu, bigenda bishaka kugira ngo nabyo bibike zahabu nyinshi mu mitamenwa yabo, cyangwa se muri banki zayo, bitewe nuko zahabu nayo buriya banki ziyifashisha nko mu buryo bwo kwizigamira, bitewe nuko zahabu yitwa guta agaciro. Ndetse Ubushinwa bukaba bwanabwiye Abanyamerika yuko bagiye kujya bakora ubucuruzi bwose, ariko bakajya bukorera hagati babukorera kuri zahabu, aho usanga bavuga ati niba tubahaye ibi ngibi mujye mutwikira muri zahabu, nimuzongeye gukoresha yenda nk'idolari, cyangwa se yenda mukoresha amafaranga y'Ishinwa yenda nk'iyuwani. Ubu ngubu zahabu yamaze kuba iboro. Ese ubundi zahabu ubundi yaturutse? Abahanga bavuga yuko yavuye mu kirere, aho yaje ari nk'ikibuye kinini cyane cyaje kikagwira isi, kigizwe ahanini kigizwe na zahabu. Cyaraje kikubita hano ku isi, kinjira mu butaka, kiragenda kimarayo imyaka n'imyaka itaravumburwa. Nyuma y'icyo gihe imigezi ikagiye itembana hirya no hino ku isi, aho imigezi ndetse n'isuri yagendaga yitembana. Icyo gihe ntabwo zahabu yari yagaragara. Uko imyaka yashiraga niko ubutaka bwagendaga buvaho, aho yabaga yizitse zahabu biza kurangira igaragaye hejuru y'ubutaka. Ari nacyo gihe zahabu yaje kuvumburwa. Iki gihe bayifataga nkaho ari ibuye ritameneka, bitewe ko zahabu yanibuye uri kubisa kugira ngo rimeneke, ahubwo rirapindama. Bayifataga nk'ibuye ritameneka. Ubwo nibwo batangiye kugenda bayifashisha mu bikoresho bigiye bitandukanye, aho wasangaga bagenda bakayikoramo ibyuma, bakayihonda bakayikoramo ibyuma, ndetse rimwe bakanifashisha no mu miti. Abashinwa bajyaga yifashisha mu miti, ndetse n'Abahinde bakayifashisha nyine mu bigirwamana byabo, muri za mana baba basenga Abahinde. Usanga nyine kenshi na kenshi usanga zikoze mu mazahabu. Ibyo byaragomeje bibaho ngaho, bagomeza kuyifata gutyo zahabu. Ibyo byose biza guhinduka igihe ifaranga ryaje kuvumburwa. Ubundi icyo gihe zahabu barayubahaga cyane, aho ubu nyine uwabaga ufite ibuye rya zahabu yumvaga afite ikintu gikomeye cyane, bitewe ko icyo gihe zahabu ryari ibuye rishashagirana nyine rirabagirana, kandi icyo gihe ntabwo bamenye ibintu birabagirana, si byenda nka silver niyo yabarabagiranaga wasangaga bafite. Ariko zahabu yoyo yaje n'icyuma kidasaza kidafata ingese, ndetse bayicura mu buryo bashaka, ikaba itarapfaga kunanirana mu bijyanye no gucura. Igihe zahabu baragiye bayizereramo, biyumvira yuko iyo ufite zahabu uba ufite ubukungu mu ntoki zawe. Ubundi icyo gihe uburyo ubucuruzi bwakorwaga, wasangaga bagenda, niba ushaka nk'urugero, ushaka nk'umunyu, ngiye nkaba yenda afite inyama, nashobora kuba nabo wateka nze nguhereze inyama, nanjye umpereze ku munyu. Cyangwa se niba ufite yenda nk'ingano, nanjye nkaba mfite inzoga, aho ngaho reka tugurane, ubundi ahasigaye utware kimwe ntware ikindi. Zahabu yo yaraje ibyo byose irabihindura. Zahabu ho bari basigaye bumvikana bavuga ati yenda nk'urugero, mpayo nka yawe nanjye nguheze zahabu. Bitewe nuko icyizere bagiraga zahabu, umuntu yaremeraga agatanga ibicuruzwa byiwe, ubundi asigaye kakira zahabu. Ubundi zahabu nta kintu na kimwe atashobora kuba yayirya, atashobora kuba yagira ikindi kintu ayimaza, ahubwo gusa ari uko nyine ayifite icyizere yuko iyo ufite zahabu uba ufite imari mu ntoki, aho wayigera nanone handi naho wabona icyo ushaka. Ubundi mu by'ukuri nta kintu zahabu
wari kuba wayimaza, wari kuba iyo wagotanze nk'igicuruzwa ukakigurishamo zahabu, nta kintu zahabu wari kuba wayimaza sibye icyizere cyonyine wabaga ufite yuko ufite ikintu cy'agaciro mu ntoki. Ubundi nta kindi kintu zahabu wari kuba wayimaza, nta gisobanuro wari kuba watanga kumva yuko warigurishije ugatanga inka yawe wangiza ukayigurana ibuye. Ibyo ntabwo byari kuba byumvikana, kandi ubundi nta n'ikintu iryo buye yenda wari kuba warimaza sibye ko gusa wabonaga rirabagirana, ndetse rikaba ryifashishwa no mu mitako. Ahanini muri iyo myaka zahabu ndetse na siliva byaragiye biriganza, bifata ahantu hose birakwirakwira, wasanga ari cyo kintu abantu bagendaga baguranamo ibicuruzwa byabo. Usanga urugero siliva nyine urumva ko bayifataga nkaho iciriritse, ariko zahabu yo bakayifata nkaho irenze kuri siliva. Nyine bagendaga babihereza agaciro bagendeye ku buryo bigenda bigaragara bitewe ko zahabu utari gupfa kuyibona ahantu hariho hose, ndetse ikaba itarageraga isaza ku buryo yenda wavuga ngo niyamara imyaka runaka tizaba bimaze kwangirika. Byaje kurangira abantu bagiye bajya gushaka ahantu hose haba hahereye zahabu, aho wasanga hari ikirombe cya zahabu, wasanga abantu benshi bagenda bakamanuka bakajya kuyicukura, bitewe n'uko yabaga ari imari ishyushye. Wabaga ufite zahabu byabaga bingana no kuba ufite ikintu cyose ushaka mu ntoki. Nibwo abantu benda bavuga ko ari rubanda rugufi ndetse n'abantu bakunda ibintu by'imari byo gushakisha imari hirya no hino ku isi bagiye bashoka hirya no hino ku isi. Ariwo wumva abanyaburayi bagiye bakaza muri Afurika, ndetse abandi bakerekera muri Amerika bagiye gushakayo zahabu. Ndetse abagiye muri Amerika baragiye basanga muri Mexico ndetse n'izindi leta zikikije Mexico hari haherereye zahabu nyinshi cyane, aho bayifashishaga mu bijyanye no kubikoramo ibikombe ndetse nk'ibikoresho byo kuriraho, ibikombe, amasahani ndetse no mu mitako. Bo bagiye sanga bafite zahabu nyinshi cyane, nibwo batangiye kugenda bayifata bakayitunda bakayisubiza bakayijyana muri Europe, aho zahabu yari imaze kuba imari ikomeye cyane bayifashishaga mu bucuruzi. Mu gihe ngo muri Mexico hoho zahabu bayifataga nk'aho ari ikintu gisanzwe. Ubwo bucuruzi bwarakomeje bumaze gukomeza, ariko zahabu nanone haje kuvuka ikibazo. Iyo umuntu ashaka kugura nk'ibintu byinshi ashaka kubigurira rimwe, ariko bikaba bisaba yuko agenda yitwaje zahabu, wasanga kugira ngo azafate iyo zahabu agenda yigeze aho agiye kugurira ibyo bikoresho, wasanga bibaye ikibazo, aho ari ukubitwara ndetse n'umutekano w'iyo zahabu atwaye wasangaga ari ikibazo gikomeye cyane. Nibwo haje kuvumbuka ubundi buryo bwo kuba umuntu yatwaramo zahabu mu buryo bumworoheye. Aribwo bwa mbere bahise bavumbura banki, aho umuntu agenda agafata zahabu yiwe afite yanyuze akayifata akayijyana muri banki, banyuma kujyana muri banki bakamupimira uburyo zahabu yiwe ingana n'agaciro kayo, ubundi bagize akamuhereza urupapuro ruhuje agaciro n'iyo zahabu asize muri iyo banki. Byaje kurangira izo mpapuro batangaga muri banki zigaragaza agaciro k'umuntu ka zahabu umuntu afite muri banki, byaje kurangira izo mpapuro abantu bagiye bakajya bazigurana hagati yabo. Nk'urugero bavuga ati giye mfite zahabu ingana gutya, niba ushaka iyo zahabu yanyanabitse muri iyi banki uzagende ujyane n'urupapuro bazayiguhereze, ubundi ahasigaye umpereze nawe ibintu bicuruzwa byawe nkeneye. Bivuze yuko ubucuruzi bwasigaye hagati y'abantu ndetse zahabu mu gihe yabaga ibitse. Icyo gihe nibwo bahise havumburwa icyizere umuntu agirira banki yuko ishobora kuba yamuhereza urupapuro akaba yagenda akarutanga, uru rupapuro akaba yagufasha mu bucuruzi, ubundi atigeze akora kuri zahabu cyangwa se atigeze afata kuri zahabu. Ariko hari abantu bagiraga amakenga bakumva yuko batanyuzwe no kuba batafashe zahabu mu ntoki zabo, bakibaza yuko banki ishobora kuvuga ngo reka dusohore impapuro nyinshi zigaragaza yuko abantu benshi bafite zahabu muri banki kandi nta zahabu irimo. Ariko ibyo byahise bikurura ikintu cyo kumva yuko wenda wakumva nk'akahungabana gatoya kajemo, bitewe ko banki zari zitangiye kujya zifata abantu zikabaguriza izo mpapuro, n'urugero ukaba udafite zahabu muri banki, ariko banki ikaguhereza urupapuro rugaragaza ko ufite zahabu muri banki, ukaba wajya kugura ibicuruzwa byawe, ariko mu by'ukuri nta zahabu wasize muri banki, ariko ukaba uzunguka mu gihe uzaba ugaruye urwo rupapuro rugaragaza amafaranga zahabu wari ufite muri banki. Ibyo rero byose bigenda bizamura akantu kuko abaturage bavuga ati ntibapfa kwizera banki, ariko wajya gusanga nk'urugero mu gitondo kimwe abantu bose basabagaza baje gutora zahabu zabo basize muri iyo banki abagiye bazisigamo. Ibyo byaragiye babona yuko bizateza akavuyo, bishobora kuba bitewe n'uko buri banki yose yakoraga mu buryo bwayo. Nibwo bagiye bakora inama bavuga yuko bagiye gushinga banki izajya itegeka izindi banki, igatanga amategeko ndetse ikanacunga n'uburyo ki izindi banki zikoramo, uburyo ki zibika zahabu n'uburyo ki ziyicunga. Icyo gihe
nibwo hahise havuka banki santarare, banki iyobora izindi banki zose, ikaba ari izihiriza amategeko. Iyo banki baragiye bayishyira muri New York. Iyo banki ikaba yari ishinzwe kugira ngo igire wiki izindi banki zikora, izireberere, ndetse ikaba ari nayo itanga n'amategeko agomba kugenderwaho mu gihe andi mabanki yoyo yagomba kugendera kuri ayo mategeko. Aho iyo banki yatangaga impapuro zihwanyije agaciro n'iyo zahabu kugira ngo hatazavamo habaho kwibeshya cyangwa se kuriganya abaturage. Muri ibyo bihe uko umuntu abitse zahabu muri banki niko zahabu yagumaga imeze, ndetse yajya no kuyikurayo akayikurayo ariko imeze. Igihe nibwo baje guteranisha inama bavuga yuko bakwiye gufata zahabu bakagenda bakayikoramo nk'imiti, ni nko kuvuga imiti ya zahabu cyangwa se kuriya kuntu bagenda bakayicura kugira ngo ibe ifite forume imwe, amagarama angana, ndetse kugira ngo bafate amafaranga. Nk'urugero ukuntu wasanga umuntu afite zahabu yiwe, ko iyo zahabu yajya kuyigurisha yenda yajyana nko ku isoko akaba yarihaye agaciro kiwe, ugasanga ntabwo zigiye zihuje agaciro bitewe n'uburyo ki yayibitse cyangwa se n'agaciro yayihereza. Ibyo byose byagira ngo kugira ngo bafate zahabu igire agaciro kamwe, niba ari amagarama runaka aba afite agaciro kangana, nyine ifaranga ryose nyine rize kuba rimeze nkaho ari rimwe rivunja zahabu. Ibyo byarakomeje, bimaze gukomeza nibwo intambara ya kabiri y'isi yaje imaze kurangira, iraza kurangira Amerika imeze nkaho imaze gutsinda. Ibihugu bibiri bimaze kuzamuka, harimo Ubudage ndetse n'Ubwongereza, kuko ibyo bihugu byari bimeze nkaho biyoboye isi mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'ibijyanye n'iterambere. Intambara ya kabiri imaze kurangira y'isi, Amerika imeze nkaho ariyo imaze imaze gutsinda iyo ntambara. Byaje kurangira Amerika iteranishije inama yabereye muri Amerika. Iyo nama yagira ngo yige ku buryo ki ekonomi y'isi ikwiye kugenda, aho muragenda bavuga yuko isi yose idakwiye kugira ifaranga ihuriraho yose nyine ngo habe ifaranga ry'isi, ahubwo Amerika hoho yagiye ivuga yuko bagafata idolari bakaba ariyo bayigira ifaranga ry'isi. Mu gihe bari bagenda bakibaza bavuga ati si ibingibi byashoka cyangwa byavamo, Amerika yaravuze ati twe dufite zahabu ihagije mu bubiko bwacu, nimwaramuka mwemeye ifaranga ryacu rizaba ringanya agaciro na zahabu. Bivuze yuko niba ufite amafaranga runaka ushobora kugenda ukayavunjamo zahabu muri banki bakayiguhereza. Ibihugu byose byaje kwemera, byemeza yuko idolari rigiye gukora nka zahabu cyangwa se rigiye guhuzwa agaciro na zahabu, ndetse ibihugu byose bigiye kujya birikoresha. Ibyo byose Amerika yaragiye imaze kubishyira ku murongo, imaze kubyemeza amahanga yose, ariko ntabwo ibyo byamaze kabiri. Nibwo Amerika yahise igenda ikinyuma isohora amafaranga menshi, aho ayo mafaranga atari afite zahabu iyikurikiye cyangwa se zahabu nyine hari ukuntu uko basohoraga amafaranga niko na zahabu yabaga babitse niko yabaga ingana. Ariko Amerika yagiye isohora amafaranga menshi, bazasohora amafaranga menshi badafitiye zahabu yayo iza kuyabakinga. Ngo byaje kurangira mu 1971 Ubufaransa bwagiye bufata amafaranga menshi cyane, nyine amafaranga y'Abanyamerika. Baje gufata amafaranga y'Abanyamerika bagenda buyapakira amato, bagenda bayamanura mu bwato bugenda bujya muri Amerika, ubwato bwerekera muri New York. Ubaza ko muri New York bagenda bavuga ati dore ngo tuzane amafaranga rero nimugiye muduhereze zahabu. Perezida wa Amerika arangije wari uyoboye icyo gihe nibwo yahise avuga yuko nta zahabu bafite yaba ihuje agaciro n'amafaranga bari bajyanye. Gusa uwo perezida avuga yuko nta kibazo, n'ubundi Amerika ubukungu bwabo bumeze neza, bafite umutekano, bafite intwaro zihambaye, ndetse baje kwirindira umutekano, nabo ubwabo babayarinda, barinda umutekano, babarindira umutekano, ko ubukungu bwabo bugenda buzamuka neza, bakwiye kubizera. Ubundi yasigaye ifaranga ry'idolari rigasigara mu cyizere niba rikivunje zahabu. Iyo gihe wese anasaba yuko byibura yenda peteroli bajya bagura mu idolari, ndetse n'ibindi bikoresho byose ifaranga ryose ryakoreshwa ku isi ryajya rikoreshwa mu idolari, ariko bikaba hari icyizere kuko nta zahabu Amerika yari igifite ihagije. Ibyo byose byarakomeje biraba, ibihugu byongeye biratuza, bibona yuko nyine bikwiye guhagarara ku ifaranga rya Amerika, nta kundi kuntu byabigenza. Ibyo byose byarakomeje biraba, ubucuruzi burabaho, ibintu birakomeza. Ariko ibintu byaje guhinduka muri iyi minsi, byaje gufata indi ntera. Nyine izahabu nanone yongeye bazahabu irongera izamura ikibazo hirya no hino ku isi cyo kuba igihugu cyose gishaka kugira ngo kiyikwizeho, cyane cyane Ubushinwa ndetse n'Uburusiya na Amerika. Ubu ngubu ibihugu bigenda byikwizaho byose zahabu, nuko byamaze gutera icyizere idolari, bitewe nuko
idore kurikoresha bituma Amerika igufatira ibihano mu buryo bworoshye ndetse n'akaduruvayo Amerika imaze iminsi ihoramo cyangwa se irimo irateza. Ibyo byose rero mu gihe byabaye byateje kuba ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bigenda bigerageza ngo bishaka uburyo byakwitungira zahabu ku buryo bwayo. Gusa uko idolari magenda rita agaciro, hari n'indi faranga ryaje mu bundi bwoko nyuma y'ubwoko bw'amafaranga yagiye aboneka, aho byatangiriye kuri zahabu ya nyayo bigakomeza ku mpapuro banki yatangaga ndetse bikaza kurangirira ku idolari. Hari n'indi faranga ryitwa Bitcoin, iyo ni ifaranga electronique aho nta muntu uri kontrola, nyine naryo ryitwara nkaho ari zahabu, rifite agaciro ka zahabu. Naryo tuzarikoraho ikiganiro twitonze turebe uburyo ki ibintu bihagaze, nyine uburyo ki iyo Bitcoin ikora. Igisaba gusa ni ukora subscribe kugira ngo ibintu bijye bigomeza biganiro bigomeze kugeraho neza cyane 5 kuri 5. Ibindi tuzabikomereza ku kiganiro cyacu cy'ubutaha kugira ngo dusobanure neza uburyo ki ifaranga ry'isi rihagaze n'uburyo ki byahereye kuri zahabu. Sawa ndabashimiye. Nitwa VG Teacher. Bye bye.